Ikaze inshuti zange bavandimwe bakunzi ba Samu TV Rwanda, amahoro n'imigisha biva ku Mana bane namwe. Amwibutse wowe utarakora subscribe wagana kuri Samu TV Rwanda ugakora subscribe. Wowe wamaze kuyikora tugushimiye ko wakoze subscribe. Komeza ukurikirane ibiganiro tugugezaho buri kanya, ndetse inshuti bavandimwe mbasabe inkunga ikomeye cyane. Ituro rikomeye cyane ngusabye ni ituro ryo gukora subscribe. Ituro nsabye nk'umukozi w'Imana, evangeliste, nka profete, kora subscribe niryo turo ngusabye. Kora subscribe yonyine niyo ngusabye aka kanya kuko ni ikenewe cyane. Ibindi byo kureba si kubigusaba, ahubwo ikiri mu byo nkubwira, ikiri mu byo mvuga kiragutegeka kureba. Rero Imana ibaho umugisha, mugane kuri subscribe kuri Samu TV Rwanda, mukore subscribe, share and commentaire. Kubasaba gukora subscribe birangora cyane, mwihangane, ariko muganeho mubikore. Ababikoze Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe inshuti zanjye bavandimwe. Isabukuru nziza, umunsi mwiza wa Pasika twizihiza uyu munsi. Uyu ni umunsi abakristo twemera twizera, umunsi twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, wamenye amaraso ku bwacu, akitanga ku bwacu, akababazwa ku bwacu, agapfa, agahambwa, akaba uyu munsi wa gatatu yazutse. Uyu ni wo wa munsi Mariya Magadalena na Mariya wundi babifashe bakazindukira ku gituro cy'umwami wacu Yesu Kristo, bajyanye imibavu ihumura neza ndetse n'amashangi, bagenda bagiye kureba umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, ariko bahageze basanga yamaze kuzuka. Bahasanga rero marayika yicaye ku ibuye ku gitare, arangije ababaza ikibazo gikomeye cyane ngo ni guki, kubera iki mushakira umuzima mu bapfuye? Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Nicyo kibazo yababajije, ngo Yesu mushaka ntakiri mu gituro ahubwo yazutse. Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Yesu mushaka ntakiri mu gituro ahubwo yagize ute? Yazutse. Niko ijambo ryatubwiye. Ngo nuko ngo barahagera, ngo hari Mariya Magadalena ngo na Mariya nyina wa Yesu, ngo bamaze ngo kuhagera, ngo bari bazanye imibavu ihumura neza, ngo bazanye n'amashangi, ngo baje gusura umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ngo bahageze, ngo basanga nta gihari yazutse. Ngo bahasanga marayika, ngo bahasanze umusore ngo wari wicaye ku ibuye. Mu magambo make, Yesu yabirinduye igitare, amaze kukibirindura si ibyo gusa, ahubwo arakicarira. Yicarira igitare. Uwiteka abirindure igitare ku buzima bwawe. Nifuza ko igitare kiri ku buzima bwawe aka kanya Uwiteka yakibirindura, kuko aka kanya uyu ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo, kuko umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, ubu isaha tuvugana yamaze kuzuka, yamaze kuva mu mva, yavuye mu gituro, yabirinduye igitare, arangije, haleluya, ngo mu museso mu cyakare, ngo nuko Mariya Magadalena na Mariya wundi ngo barazinduka kare kare, ngo bajyanye ishangi n'ibihumura neza, ngo bagiye kureba umubiri w'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko ngo bahageze, haleluya, ngo bari bagiye ku gituro, bari bagiye bafite agahinda, bari bagiye bafite ishavu, ariko bageze ku gituro, haleluya, ngo nuko basanga umusore ngo wari wicaye ku ibuye, ngo wari wicaye kuri rwa rutare. Garangije ababaza ikibazo ngo ni kubera iki mushakira umuzima mu bapfuye? Ni ikibazo gikomeye cyane. Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Umunsi w'ejo Yesu yari mu gituro,
umunsi w'ejo Yesu yari mu gituro. Wambaza ngo mu gituro yari ari gukoramo iki? Icyo Yesu yari ari gukora mu gituro nta kindi, yari ari guhangana n'umwanzi, yari ari guhangana na Satani. Aha mu gituro nta kindi, nta yindi misiyo Yesu yariho. Yari arimo arakirana, yari arimo arahangana na Satani, yari arimo amurwanya, yari arimo amwambura urufunguzo. Ejo wari umunsi wo twibuka ko Yesu yakiranye na Satani, akahangana nawe, yamusanze ikuzimu. Bibiliya iratubwira ngo yamusanze ikuzimu, ngo arangije, haleluya, ngo habaho intambara ikomeye y'umwanzi na Kristo. Iyo ntambara nta handi yabereye ikuzimu. Yesu yari arimo agwana agira ngo acungure inyokomuntu. Yagiraga agacungure jyewe nawe, yagiraga agaducungure. Yarembera agwana ku bwanjye, agwana ku bwawe, kugira ngo agucungure, nanjye kugira ngo ancungure. Uru ni urugamba rukomeye cyane. Umunsi w'ejo hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe batabye barazika. Ejo Yesu yari ari kurwana n'ikibazo, yari ari kurwana na Kagitera, yari ari kurwana n'abarozi, yari ari kurwana n'abapfumu, yari ari kurwana n'izo mbaraga zose zafashe umugisha wawe, izo mbaraga zose zafashe amahirwe yawe. Ejo yari ari kurwana nazo, yari ari mu gituro, yari ari mu kuzimu. Yagiye guhangana na Satani kugira ngo imbaraga Satani yakoresheje, ububasha yakoresheje, ubutwara abarozi bakoresheje, kugira ngo Yesu ubwo butware, ubwo bubasha, izo mbaraga azica intege. Nta kindi cyamujyanye ikuzimu, ni ukugira ngo ace intege izo mbaraga, ni ukugira ngo ace intege abarozi, ni ukugira ngo ace intege ibikurwanya, ni ukugira ngo ace intege ibiguhiga. Nicyo cyatumye yiyemeza, afata icyemezo cyo kumanuka ikuzimu. Kwari ukugira ngo agucungure, kwari ukugira ngo acungure ibyo bicumuro byacu, ngo nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro, ngo cyari kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyo yadukirishije. Ku munsi wa gatanu ibicumuro byacu, ibyaha byacu, ibyo ngibyo nibyo byatumye yemera kubambwa, nibyo byatumye yemera guterwa icumu mu rubavu, nibyo byatumye yemera kuba bamunywesha vino ariko ntiyayinywa kubera ko yari umuziranenge. Niyo cyatumye bashaka kumuvuna amaguru ariko ntibyakunda, asanga yamaze gutanga, kubera ko Yesu nta gufwa ryiwe ryagombaga kuvunika. Nk'uko ijambo ritubwira ngo nta gufwa ry'umukiranutsi rizavunika, haleluya. Niyo cyatumye Yesu agenda batamuvunya amaguru, niyo cyatumye Yesu agenda atanyweye inzoga, haleluya. Uwo wari umunsi wa gatanu. Umunsi wa gatandatu w'ejo, haleluya, umunsi w'ejo Yesu yagiye mu gituro. Abari mu gituro, kuko ijambo ryatubwira ngo isaha ya 9 umwuka waraheze, gacurika umutwe ati birarangiye. Oh haleluya, acurika umutwe ati birarangiye. Ariko iri jambo ngo birarangiye byavugaga ko ibicumuro byawe, ibyaha byawe, niwemera Kristo ukihana, biraza kurangira. Hano cyari igihe cyo gutangira misiyo yo kurwana na Satani. Misiyo ya mbere kwari ukurwana n'ibyaha byanjye, kwari ukurwana n'ibyaha byawe. Misiyo ya kabiri kwari uguhangana na Satani, haleluya.
umunsi w'ejo yari arimo arahangana na Satani. Yari intambara ikomeye cyane, kuko wari umunsi wo Kristo yari ari mu mva, yari ahambwe kugira ngo akirane na Satani. Bibiliya tubwira ngo ibituro by'abera, abapfuye bizeye Yesu yambuye Satani urufunguzo ngakingura ibituro by'abera. Haleluya! Bishatse kuvuga ngo hari ahantu hari hafungiranye imigisha yawe, hari ahantu hari hafungiranye ibyawe. Uyu ni umunsi w'umuzuko, uyu ni umunsi wo kuzuka, aho Kristo yazutse akazukira kugira ngo azure ibyawe, bya bindi Satani yatsindagiriye ikuzimu, bya bindi abarozi bamanukanye bakajyana. Iki ni igihe cyo kugira ngo ibyawe bizuke, iki ni igihe cyo kugira ngo ibyawe bizuke, kuko iki ni isaha, iyi ni isaha Kristo yazutseho. Abakristo tumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twemera ko iyi ari isaha yamaze kuzuka, yavuye mu mva, yavuye mu gituro. Haleluya! Ni isaha yo kugira ngo Kristo agire ibintu azura ku buzima bwawe, uburwayi bwawe abukureho, azukire kukubohora, azukire kugukiza, azukire kugukuraho ibicumuro, azukire kugukuraho ibyaha. Umukiza yatuzukiye, ariko se wowe wateguye umutima wawe ngo azukire muri wo? Mboneraho gushishikariza abantu b'abakristo barokore mwese, mujye mu nsengero, mujye ku gigaburo, kuko uyu mu munsi, haleluya, uyu ni umunsi ukomeye cyane. Uyu ni umunsi wo gusangira na Kristo, uyu ni umunsi wo gusangira ibyishimo n'umunezero na Kristo. Ariko uyu mwanya y'isaha, Kristo azukire muri wowe, azukire mu buzima bwawe, azukire mu bugingo bwawe. Iyi ni isaha kugira ngo Kristo azuke, azukire mu buzima bwawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo utegure umutima wawe, wizere ko ibyawe byapfuye akanya agiye kubizura, kuko yazutse. Hari ibyawe byari byarapfuye, hari ibyawe byari byarasinziriye, ibyo ngibyo nta kindi cyamuzanye, yaje kubizura, kuko yazutse, kandi ngo yazukanye n'ibituro by'abera. Uyu munsi yatuzukiye, uyu ni umunsi w'ibyishimo, uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi wo kunezerwa, uyu ni umunsi wo kugendererwamo n'Imana, uyu ni umunsi wo kubyina intsinzi, uyu ni umunsi wo kujya no kunywa, uyu ni umunsi wo kunezerwa, kuko umukiza yatuzukiye. Haleluya! Umukiza yatuzukiye. Iki ni igihe cy'ibyishimo, iki ni igihe cy'umunezero. Iyi ni anniversaire ikomeye cyane yo guserebura ku munsi w'umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umunsi uduha icyizere ko natwe abapfiriye muri we bazazukana na Kristo. Haleluya! Uyu ni umunsi wo kwizera ko natwe ubwacu tuzazuka. Uyu ni umunsi abantu bemera umuzuko, ni umunsi wo kwibuka umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse tukizera ko natwe tuzabasha kuzuka, kuko n'imfura mu bazutse niwe wenyine ugaragara uvanyemo Lazaro wazuwe nawe, ariko niwe mfura mu kuzuka, niwe wazutse ntiyongere gupfa. Abo yazuye barapfuye, Lazaro yarazutse yapfuye, ariko arongera agira ute? Arapfa. Yesu niwe wenyine wapfuye akazuka ntiyongere gupfa. Uyu mwanya, iyi saha, agira ibintu azura,
agira ibintu azura ku buzima bwawe. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo wizere aka kanya, kuko hari ibintu agiye kuzura, hari ibyanjye agiye kuzura, hari n'ibyawe agiye kuzura. Uyu ni umunsi w'umuzuko, uyu ni umunsi umwami wacu Yesu Kristo twizihiza ko yazutseho. Ntabwo yazutse uyu munsi, ahubwo ni ukwizihiza, ni ukwibuka, ni umunsi wo kwibuka ibyishimo intumwa zagize. Oh haleluya! Barokore, bavaniwe inshuti zanyu, mujye guserebura, mujye gusirimba, mujye kunezerwa, mujye guhimbaza Imana. Aho muri hose muhimbaza Imana. Niba uri mu muhanda uhimbaza Imana, niba uri mu rugo rwawe uhimbaza Imana, kuko uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi w'ibyishimo. Aho uherereye hose himbaza Imana, aho uri hose himbaza Imana. Iyi ni isabukuru iziza kuzuka ku mwami wacu. Uyu ni umunsi twishima, ni umunsi tunezerwa. Uri muri salo yawe himbaza Imana, uri mu rusengero himbaza Imana, uri mu kazi kawe himbaza Imana, uri mu rugo himbaza Imana. Aho uherereye hose himbaza Imana, kuko ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kunezererwa Imana. Uyu ni umunsi wo kwibuka, uyu ni umunsi wo kunezerwa, uyu ni umunsi w'ibyishimo. Barokore, nimwishime munezerwe, umukiza wacu yazutse, ntazongera gupfa. Ngo kandi ubwo atagipfa nange, ngo ntago nyipfuye, ngo yatsinze urupfu na kuzimu. Uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi w'ibyishimo. Abatazi Imana, abatasobanukiwe Kristo, ntabwo uyu munsi barishima, nta nubwo banezerewe, kuko umuntu anezezwa n'ikimunezeza. Umuntu yishima ashimishwa n'ikimushimisha, kuko batamenye Mwuka Wera. Niyo mpamvu nta byishimo bagomba kugira. Ariko twebwe aka kanya ni umunsi wo kunezerwa, ni umunsi wo kwishima. Ntabwo ari umunsi wo guhinga, ntabwo ari umunsi wo gukora, ahubwo ni umunsi wo kunezererwa Imana, ni umunsi wo guserebura intsinzi. Aho uherereye hose, uri mu modoka, uri mu muhanda, uri mu nzira, uri mu isoko, uyu ni umunsi w'umunezero. Aho uherereye hose, ukimara kubona iyi audio, ukimara kubona iyi video, nezererwa Imana, himbaza Imana, kuko uyu ni umunsi. Haleluya, haleluya, haleluya! Ni umunsi Imana ituremeye, ni umunsi Imana iduhaye ngo tunezererwe Imana, ngo twishimane na Kristo. Haleluya! Ndafashijwe cyane. Uyu ni umunsi tugomba kunezerwa, uyu ni umunsi, uyu ni umunsi tugomba guserebura, uyu ni umunsi. Niba ufite agafaranga, ugenda ufata akantu, fata agaburusheti ukarye, fata agafanta ukanywe. Uyu ni umunsi wo kunezerwa. Haleluya! Kuko umukiza wacu yazutse. Iyi ni celebration. Ibyacu byazutse, ibyanjye byazutse, ibyawe byazutse. Nezererwa Imana, himbaza Imana. Haleluya! Shimwa Yesu. Uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi w'inkuru nziza. Ngo abagore bagarukanye inkuru nziza, baza babwira intumwa ati umukiza yazutse, ntakiri mu mva, ntakiri mu gituro. Pasika nziza bene data, pasika nziza nshuti zanjye. Uyu ni umunsi w'umunezero. Ibyawe byapfuye, ibyawe byatwawe n'abarozi, ibyawe byatwawe n'abanyazi, ibyawe byatwawe n'abagambanyi, ibyawe byatwawe n'abanyeshari, ibyawe byatwawe na karande, ibyawe byatwawe n'ibisekuruza, ibyawe byatwawe n'imbaraga zitandukanye. Aka kanya Uwiteka bizure. Kristo wazutse azukane n'ibyawe byose, azukane n'urugo rwawe, azukane n'umugisha wawe, azukane n'urubyaro rwawe, azukane n'akazi kawe. Icyo ukeneye aka kanya, cya kindi wabuze cyatwawe n'abarozi, cyatwawe n'imbaraga z'umwijima, ya mahirwe wabuze, aka kanya Kristo azukane n'amahirwe yawe. Reka dusenge, uzamure icyifuzo cyawe.
icyifuzo cyawe ukizamure aho uherereye hose, wizere ko Imana ije gukora ku buzima bwawe. Zamura icyifuzo cyawe, dusenga n'Imana. Zamura icyifuzo cyawe imbere y'Imana. Aka kanya tugiye gusenga. Hari imbaraga z'Imana zigiye kubohora ibyawe, hari imbaraga z'Imana zigiye kuzingura ibyawe, hari imbaraga z'Imana zigiye kugukiza aho urwaye, hari imbaraga z'Imana zigiye kukuruhura aho urushye. Zamura icyifuzo cyawe, tugiye gusenga Imana aka kanya. Niba wemera umuzuko, niba wemera umuzuko, zamura icyifuzo cyawe. Duhamagara Imana igira ibyizura ku buzima bwawe. Zamura icyifuzo cyawe aka kanya. Ibyo wanyuzemo, ibyo wabayemo, ibyawe nawe muri uyu mwaka, haleluya, kuva umunsi w'ejo gusubiza inyuma ibyari byaragucana, bizamura imbere y'Imana, bizamura aka kanya. Uko tugiye gusenga Imana. Zamura ibyifuzo byawe, ubundi dusenga Imana. Duhamagara ijuru ryize ryururuke rikora ibitangaza. Kuko aka kanya, uyu ni umunsi w'umuzuko, ni umunsi umwami wacu Yesu Kristo yazutseho. Uyu mwanya yazutse kandi arazukana n'ibyawe byose. Ndaguhanurira nk'umuhanuzi w'Imana, ndagutangariza amakuru ko ibyapfuye aka kanya yiteguye kubizura. Haleluya, haleluya. Izi mbaraga zari zarakuzengereje, ubu burwayi bwakuzengereje, aka kanya busezerere. Sezerera ubu burwayi, ububwira ati wangwara we, rekura umubiri wanjye. Kuko aka kanya Kristo yazutse, kandi mu bo yazukiye nanjye ndimo. Umubiri wawe muzima, umubiri wawe wapfuye nuzuke aka kanya. Uyu ni umwanya wo kuzuka, ni umwanya wo kuzura ibyawe byapfuye, ni umwanya wo kuzura amahirwe yawe. Uyu ni umwanya tugiye gusenga. Mbere yuko njya ku rusengero, reka dusenga iri sengesho kugira ngo rizure ibyawe Satani yatwaye. Zamura kwizera. Data nyiringabo Imana, mweretse mwene data aho aherereye hose, umugabane aherereyeho, intara aherereyemo, igihugu aherereyemo. Ndasenze, zamuye kwizera kwe, zamuye kwizera kwanyu. Ndasenze ngo wigaragaze, reka bimenyekane, reka ufatemo izi mbaraga, reka usenye izi mbaraga. Umunsi w'ejo Kristo narindi ku musozi nsenga, data numvisha rimbwira ko hari ibyo uri gukirana nabyo, uri gukirana na Satani, kandi ni byacu nabyo uri kurwana nabyo. Kandi isa wazutse, turabidashidikanya ko ni byacu ugiye kubizura. Ngaho zura ibyacu byapfuye. Hari amasezerano yacu agaragara nk'ayapfuye, aka kanya uyazura. Hari ibisubizo byacu bisa nk'ibyapfuye, aka kanya ubizure. Hari uburwayi bwatuzengereje, aka kanya ubuzure. Duhinduke bazima, zura ubuzima bwacu, duhinduke bazima. Abarushye baruhuke, ababoshye babohoke, abashomeri bakaze. Igaragaze nk'Imana. Ndagushimiye kuri Imana uva gusenga. Ngaho subiza ubwoko bwawe, urengera abana bawe. Bisabye nizeye Imana tukanuka wera mu izina rya Kristo, amen. Imana ibane namwe. Pasika nziza, pasika nziza kuri mwese. Abarabona audio video aka kanya n'abazayibona ejo. Pasika nziza, umunsi w'umunezero, umunsi w'ibyishimo, umunsi wo kubana n'Imana, umunsi wo gusabana n'Imana. Mbifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ngira ni murakoze, muri inshuti zanjye z'akadasohoka. Ndabashuhuje, ndabaramukije, kandi mbasezeyeho aka kanya. Ngiye ku rusengero, namwe mugiye gusenga, tujye ku magaburo. Imana ibane namwe. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.